murakoze ku mwanya nyakubahwa perezida wa repubulika. Mfite agahinda kenshi ko kutakubona. Nakwifuje imyaka myinshi, mfite imyaka 85 nitwa Sebazungu Yisa. Dufite agahinda kenshi, abantu bamugaye turarenganywa buri munsi. Wagira ngo urakambakambye umuhanda bate turagupakira bagaterura bakanaga mu modoka. Icyo kintu cyarambabaje cyane, buri gihe kinera agahinda. Ndakuregera n'ubukene, ndakennye cyane, ndashonje, mererwa nabi buri gihe. Turacyurirwa, turirukanwa, ntiduhabwe agaciro. Okay, birumvikana. Minister for Government, ukurikirane kesi neza. Imana iguha umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro ariko abandi bakakatwiba. Twarabaye cyane. Kwanza, okay. Ubu nirukanwe ku musigiti wa Kacyiru. Nta kosa mfite. Uretse gato. Abangaba baba bakwiye kuba bafite na buriya bugare bagenderamo bubafasha. Impamvu butabageraho ni iki? Ubundi habaho za porogaramu zifasha abantu kugera kuri ibyo ngibyo. Abasigara inyuma basigara bate, mwagiye mukurikirana mukamenya. Hanyuma n'ibyo bindi asaba by'ubufasha, mumenye ubufasha akeneye, hari uburyo bwo kumufasha. Birumvikana ibishoboka byose biraza gukorwa vuba na bwangu, nta kibazo. Umenye Doris. Undi we hari ibindi afite bitandukanye, hari n'undi nawe afite ibyo ashaka kuvuga. Nawe ni nk'ibyo. Umudamu we bite nawe ni ibyo navugaga ni nk'ako kagare abandi ntibashobora kubona bakabugenderaho. Burahari, hari uburyo bwabyo ariko sinzi impamvu bitagera ku bantu. Mubumve bose hari n'undi wari uje inyuma. Mubumve ibibazo byabo, hari uburyo bwo kubikemura. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Natwe twese twateraniye aha, gahunda rero y'ibiganiro nahangaha. Hari n'abandi benshi bari nayo baze. Murakoze. Gahunda ushyireho uburyo bukurikirana bwumva ikibazo cyari cyo. Protocol idufashe iduhere uyu mwana w'umukobwa mikro. Turafata umwe muri runo ruhande n'umwe muri uru ruhande. Ari hano na hariya hejuru turafata umwe. Protocol idufashe ibegereze mikro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbe ndashimira Imana, ndashimira umuyobozi w'igihugu, perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umutima wanjye uranezerewe cyane cyane, n'ubwa mbere mpuye namwe amaso ku maso. Naye narabisabye Imana mu masengesho ya buri munsi ko Imana yazampuza namwe tugahura. Rwose ni ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye n'uw'abayisilamu n'uw'abanyarwanda muri rusange. Ndasabira imbabazi musaza wanjye ufunzwe, afungiwe imageragere
yishoye mu biyobyabwenge, afite abana bato, mama arashaje ntabwo akibashije kubarera, ni njyewe ubafasha, ariko nanjye ibyo aho nkura ni hafi ya ntaho, nyine ni gake gake. Nabasabaga, narebye kenshi mutanga imbabazi, narebye kenshi muracyazitanga, muzahora muzitanga. Ndamusabira imbabazi ntazongera rwose, kubera Imana ibabibafashemo, mumubabarire aze arere abana be, akorera igihugu, ntabwo azongera. Ibyo abantu b'ubutabera babisuzuma bakareba. Yitwa Nizeyimana Abdul, afungiwe Mageragere. Murakoze. Amaze imyaka 7 afunzwe, mudufashije rwose, amaze arahanywe rwose, byadushimisha cyane. Murakoze. 7 ku by'ibiyobyabwenge gusa. Gusa nta kindi ntiyigeze afungwa, nta nubwo yari yarigeze afatwa na rimwe. Ibyo bazabi. Murakoze cyane nyakubahwa. Abutabera, take note. Protocol bafite mikoro bajyana kuri ruhande, ku ruhande rw'inyuma, naho twakura umuntu umwe igira icyo abaza. Protocol ishinzwe gutanga mikoro badufasha bagatanga umwanya umwe hariya ku muntu w'inyuma. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro, imigisha n'impuhwe by'Imana mubane nabyo. Natwe twese abanyarwanda n'abayisilamu n'abayisilamukazi muri rusange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gerageze muhe n'amagambo kugira ngo abandi inzozi ndazikabije. Iki gisibo cyose natekereje mu minsi 10 ya nyuma, natekereje ndamutse mpuye nawe. Ndabasabaga ntuye mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, nitwa Dusabimana Afsa. Ikintu cyambere nabanzaga kubasaba, mfite ibibazo bibiri. Ikintu cyambere nabanzaga kubasaba, twagize iterambere ry'umusigiti, umushehe wacu yatwubakiye, Nyagasani we amuha ibyiza, Shehe Uthman Kabiriti. Ni intwari, mbona agera ikirenge mu cyawe, kuko ntabwo yikunda, nawe kandi niko uteye. Imana ikomeze iguha ibyiza kandi igumye igushoboze kutuyobora neza. Ikintu nagira ngo mbasabe, yatwubakiye umusigiti, ariko iwacu ni ku gicumbi cya Qur'ani, kandi Qur'ani turayubaha. Dukeneye inkunga yawe, twubakirira abana amashuri, ishuri mbega natwe ry'icyitegererezo, ku buryo igicumbi cya Qur'ani iwacu kizagaragara neza. Ikindi kintu nabasabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye, barimo batwereza ama message ya Mituweli. Ngenda banza nivugire, nukuvuga ngo ngiye mfite abana 2, biwacu ni ntaho nikora pe, nabaga mu cyiciro cya 2, ariko natungwe no kubona message. Mfite abana banjye 2, nanjye ningewe ninjye bahagarariye, nukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message nyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya Mituweli, kandi no kuvuga ngo twatangaga 3,000, ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite. Sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha. Murakoze. Imana ikomeze. Ariko ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe. Nk'icyo wabigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nkaha cyangwa iki. Muba mukwiye kugeraho mubigeza, bikazamuka mu nzego, bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa, bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa. So uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise, kandi turaza kubikurikirana.
ariko ndagira ngo mvugire n'abandi batari hano cyangwa bafite ikibazo nk'icyawe baba bakwiye kugira aho bageza ikibazo nk'icyo cyangwa icyifuzo nk'icyo. Haba habaye iki? Waragerageje biranga, byagenze bite? Ku nzego z'ibanze no ku zindi nzego haba hakwiye kuba hari uburyo abantu bumva ibintu nk'ibyo, noneho no mu gufata ibyemezo tukagira aho duhera, sibyo? Ari hehe wavugaga? Ni njyewe. Byagenze bite? Wabuza undi muntu waganyira kugira ngo bimenyekane abantu muturanyi yaragerageje bamubwira nyine ko bazabasubiza, ubwo nagira ngo nyine barize muri rusange kuko njye nari ndwaye. Sawa. Murakoze cyane. Twareba no kuri uruhande rwa hano inyuma. Protoko yadufasha tukegera n'uruhande, mwareza umubyeyi umwe aho ngaho muha ijambo. Mwihute mugere vuba turebe ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Masumbuko Leopold Hassani, homoka i Rubavu, mfite imyaka 72. Ikibazo cya mbere ni kimwe gihwanye n'icyuriya mubyeyi abajije cyerekeranye na mituweli. Ubu nanjye banshyize mu agomba gutanga ibihumbi 20 kandi nta mbaraga mfite. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu ni umwanya Imana impaye kugira ngo mbashe kubonana namwe kubera impuhwe yabagiriye, nanjye nkaba nifuza ko mwangirira impuhwe. Nagize icyifuzo cyo kujya gukora umutambagiro mutagatifu, ubu nkimaranye imyaka irenga 3 ariko sinari nabona ubwo bushobozi. None ku bushobozi bw'Imana nkaba nifuzaga ko ibibazo bibaye bibiri rero. Icya mbere ni icya mituweli, icya kabiri ni cyo mutambagiro. Ibyo ubinyuze muri aba ngaba, abagomba kuba bafite ibyo byifuzo cyangwa ibibazo ni benshi cyane. Reka turebe uburyo twabinyuzamo. Abayobozi bw'idini n'abayobozi b'izindi nzego mwajya mwumva neza, tukareba ibishoboka bigakorwa, ibidashoboka bigasobanuka. Murakoze cyane bavandimwe bayisilamukazi duteraniye hano, ndetse namwe mwese twahuriye muri iki cyumba twakira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndagira ngo twigomwe uyu munsi dusoreze hano.